kubasuhuza bantu mukunda ibiganiro byacu bica hano Kubaha Uwiteka TV. Iminsi myinshi tuza mu biganiro tukaza dufite umutumirwa umwe cyangwa se babiri cyangwa batatu cyangwa bane bitewe n'uko twashobojwe n'Imana. Uyu munsi rero imbere yanyu murahabona amasura meza, abantu basa neza, bamwenyura neza, bahamya imirimo myiza n'ibitangaza Imana iba yarakoze. Tugiye kuganira nabo mu mwanya utari buze kuba muremure, ariko uyu munsi intego nyamukuru ni ukuririmbana namwe. Niba ukurikirana iki kiganiro utarakora subscribe, kanda aho ngaho hasi hasa umutuku, ushyireho n'inzogera kugira ngo ikiganiro kizajya gisohoka ujye uhita ukibona. Noneho rero niba ufite igitabo cyawe cy'indirimbo hafi ukizane, tugiye kuririmbana indirimbo ya 49 mu ndirimbo zishimisha Imana, ubundi twambaze Imana tuyisabe kugira ngo ibane natwe. Mbere yuko turirimba reka tubakire babibwire, ndabizi abari n'abantu bashyashya muje kuri cano mutari mumenyereye uko dukora cyangwa se uko twakira abatumirwa. Turabakiriye kuri Kubaha Uwiteka TV. Murakoze nk'uko mubireba rero ndi imbere yanyu nk'umuvugabutumwa bwiza. Twari twifuje ko twafatanya umurimo w'Imana nk'ivugabutumwa. Njyewe bari imbere nitwa Nibakure Immaculée, nkaba nari ngarutse ngo twongere dukorane umurimo w'Imana. Ndi kumwe na mugenzi wanjye, nawe nabibwira. Nitwa Nyiransabaimana Sophie, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mwanya rero tugiye gufatanya indirimbo ya 49 mu gushimisha Imana, hanyuma igufashe nanjye mfashe, kuko muri iyi ndirimbo harimo igisubizo cyanjye kandi harimo n'icyawe n'icya mugenzi wawe. Reka dufatanye turirimbe. Ibiheze Uwiteka binarura mu magarara, ngo nigiraho datari muganyiri ibyo nkena byose. Mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, sindukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Ibihe nsenga Uwiteka binyemeza yuko ansubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga. Guhora nsenga Uwiteka kujye kumara umubabaro, kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga.
murakoze kuturirimbira, Imana nibahereza umugisha. Iyi ndirimbo ni indirimbo nziza ijya ifasha abantu benshi mu bihe bigiye binyuranye bitandukanye, uretse ko njye nkunda kuyumva ahantu habaye ibyago. Ni ukubera iki indirimbo bakunda kuyiririmba cyane ahantu habaye ibyago? Impamvu iyi ndirimbo bakunda kuririmba cyane ahantu habaye ibyago, twatangiye tuvuga ko turi abavugabutumwa bwiza. Impamvu iyi ndirimbo, iyo uri umuntu usenga wemera Imana n'umwana wayo, iyo ugeze mu bihe bikomeye iraguhumuriza, ukibuka ko igihe usenga Uwiteka aricyo kikumara umubabaro cyonyine. Wumvise ko ivuga ngo ibihe nsenga Uwiteka ngo bimpumurize umutima. Iyo wagize ibyago ntabwo ari byiza kwiheba ngo uheranwe n'agahinda, bigusaba kwizera Imana no guhora mu mbaraga, kuko uko biri kose ibyago bigomba kubaho, ariko bikaba byiza ko tubikomeramo. Nta wundi rero dukomeza uretse Uwiteka uduha imbaraga, kandi tukagira n'ibihumuriza, ariko cyane cyane iyo ubashije kumenya Imana nibwo ibintu ubibamo kandi bikakugirira umumaro. Ni muri urwo rwego wumva indirimbo ujya ukunda kuyumva ahantu hari agahinda, hari ibibazo, ariko cyane cyane uyumva ahantu basenga. Wari wagiye mu kabari ukumva bayiririmba wenda icupa ry'inzoga rimenetse? Keretse ari nk'umuntu wavuye mu gakiza agasinda, niwe wenda byavangira kamuzamo. Niyo mpamvu rero yumva iyo habaye ibyago, burya aho uzasanga indirimbo bayiririmba uzamenye ko ari abantu bakijijwe, bazi Imana ko ari igomba kubamara agahinda n'umubabaro mu bihe byose bikomeye. Gusenga Uwiteka nibyo biduhumuriza kandi bitubeshaho. Niko kuri. None uyu munsi turashaka cyane mudusobanurire, hari ibiganiro tujya dukora akenshi tukavuga ku ijambo umukristo, nta buryo umuntu utari umukristo ntabwo aba asenga. Umuntu utari umukristo nawe aba asenga. Ubundi kwitwa umukristo, ubundi ni ijambo biva kuri Kristo. Kwitwa umukristo uba warabaye wa Kristo. Yego. Kugira ngo ube uwa Kristo rero ni ukuba wariyambuye imirimo yose ya kamere, utagira ibindi bintu uvangavanga cyangwa hirya ku ruhande byaba bikurangaza. Kuko abantu bose bari mu rusengero babita abakristo. Iyo twagiye gusenga umuntu wese uri mu rusengero burya baravuga ngo dore abakristo bo kwa runaka, dore abakristo bo kwa pasiteri Sophia ni urugero. Ariko burya haramutse habaye igikoma, ndashaka gusobanura umukristo nyawe iyo turi mu rusengero cyadutandukanye. Hashobora kuvuga ikintu cy'ikibazo, hakaza nk'umusirikare akavuga ati murakora iki hano, na pasiteri ari ku ruhimbi, abakristo twese turi imbere, ba bandi batabirimo hari uvuga ati njyewe ndaje sanga bano bantu barimo basenga nanjye nicaramo. Uwo ni umukristo? Kandi navuga ko umukristo ari umuntu wemeye bya Kristo. Ni ukuvuga ngo harimo n'uvuga ati njyewe nanjye nari ninjiye nje kureba ibyo bari barimo bavuga. Hakabamo n'avuga bati turimo turasenga, bakabashyira igitutu bati murasenga iki? Turasenga Imana. Abo nibo bakristo nyakuri, kuko bazi ibyo barimo, bazi intumbero y'icyabajyanye. Ariko wumvise ko harimo bavuze ati nari mpageze nje kwirebera, ndahageze baririmba numva barimo bavuga nza kureba. Ni ukuvuga rero twese uko turi mu rusengero ntabwo ariko tuba turi abakristo. Ubundi ko umukristo ni mu mutima. Muri Injili 1:8 ayivuga neza ngo genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Aho ni hahandi nuzagera mu bikomeye uzamenya ko uwa Kristo koko. Ariko hari ugera mu bikomeye yarwara indwara imurembeje, hakabuza akambwira ati giye ifite umuganga, akabarakase atambitse ibirenge agiye gushakisha hirya icyamugira umumaro. Ariko uwo mukristo nyakuri yiringira ko Imana ishoboye byose igomba kumukiza na ya ndwara. Bumvise yo ibigeragezo yahuye nabyo, harandi hantu ho yagiye se, imiryango yamushizeho, amatungo arapfa, urubyaro rwe rwose rurashira, kugeza nubwo abagaragu bamuvuyeho nabo, n'umugore yishakiye ubwo aramubwira ati wakihakanye iyo Mana yawe ukipfira. Ariko Yobu kubera ko yari umukristo kandi yari umukiranutsi, ntabwo yigeze atekereza ko hari izindi nzira yanyura. Aravuze ati ntabwo nava ku Mana yanjye. Ubwo rero nibwo bukristo nashatse kukubwira. Ntabwo twese uko tujya gusenga, uko dutwara Bibiliya, ntabwo ariko turi abakristo, kuko kuba umukristo bituruka ku ijambo Kristo.
kuba rero umukristo ni ukuba warabatuwe na Kristo nyakuri. ukuntu bisobanuye ndafashijwe. Ibi bibazo tuba turi kubaza kenshi tuba tubibaza ku ruhande rwacu cyangwa se tunabibariza n'abandi ku ruhande baba babyibaza gutyo. Muri iki gihe uzakunda kubona umuntu usange yitwa umukristo n'abo bagendana nabo ni abakristo, unamurebeye inyuma ukabona ni umukristo ariko akagira bya bintu by'ibanga abamo bindi bidatuma akiranukira Imana nk'uko bikwiriye. Dusobanuriye ibintu byibura 5 by'ibanze umuntu w'umukristo nyakuri umwe wo mu mutima Bibiliya itubwira atagakwiriye kubura. Ibintu umbajije ufite ishingiro kandi ufite amatsiko yo kubimenya, n'undi wese yabitekereza. Yego. Dukomeje kuvuga ku ijambo umukristo nyakuri n'ubundi niho biri kujyana. Umukristo nyakuri Bibiliya iratubwira ngo tuzababonera ku mirimo yabo. Kunga imirimo ya kamere iragaragara. Kizabwira umukristo nyakuri iyo yakijijwe hari ibyo areka. Niba yari umusambanyi agakizwa, bwa busambanyi ntiyongera kubonekwaho. Niba yari umunywi w'inzoga akaba ari mu kabari yari umusinzi, icyo gihe yitandukanya n'abasinzi, nicyo kikubwira umukristo nyakuri. Mbese yiyambura ibyo yari arimo, aremera akavaho yari ari, kuko iyo wakijijwe agakiza haraho kakuvana kakagira ahandi hantu kagutereka. Bibiliya irambwira ngo mbwira inshuti zawe mugendana ndakubwira uwo uri we. Iyo ugendana n'umusinzi uba uri umusinzi, iyo ugendana n'umujura uba uri umujura, iyo ugendana n'indaya uba uri indaya, kuko ntabwo wagendana n'umuntu mudahuje ibitekerezo, ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ngo umukristo nyakuri wabatuwe imirimo yakoraga ya mbere ya kamere, iyo yagiye kuba uwa Kristo yabaye umukristo nyakuri arayireka, ugasanga atandukanye n'uko yari ari imbere. Kuba yararetse imirimo ya kamere imuyobora, yaratwazwaga igitugu na Satani, akareka akabara akemera kakavamo, kuva mu kabari birakomera. Akareka uburaya, kuva mu buraya urabizi ko ari ikintu gikomera. We niba hari ikintu kiryoha ni icyaha. Icyaha kiraryoha kuko iyo ukora, umusinzi yari mu kabari mva nta kindi kintu kiryoha uretse inzoga. Umusambanyi yari mu gusambana kubera ibyo yabariye yanyweye asa n'uwatari ubwenge, yumva nta kindi kiryoha uretse ubusambanyi. Umurozi nawe yataroze nta mahoro agira, kuko bya bindi barimitse bimubuza umutekano bikamubuza amahoro. Iyo wakijijwe rero ibyo byose urabyiyambura, ugahinduka kamere ukayireka, ukambara urundi ruhu n'indi sura n'indi mirimo kugira ngo witwa Kristo, ukagendera mu nzira nyakuri. Kandi iki kizakubwira uwo muntu arangwa n'imirimo myiza, arangwa n'ubugwaneza, arangwa n'urukundo, kandi iyo yicaye mu bandi ababahugura, ababwiriza ijambo ry'Uwiteka. Ibiranga umukristo rero ni byinshi, nubwo tubaje 5 bibaye ngombwa tukajya ku rutonde twakubwira n'ibirenze 10. N'ijana ndumva byabamo. Ese buriya hari umuntu uba intungane? Icyo kintu Sophie araza nawe kukitubwira aho twumve. Hari umuntu uba intungane ku buryo kuva kuri A kugera kuri Z buri kantu kose agatungana? Nta muntu uba intungane 100%. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko duhora twaturirana ibyaha byacu, kandi uko twaturiranye ibyaha byacu tukababarirwa. Na Pawulo yarabivuze ngo we abagambiriye gukora ibyiza ariko yajya kwibona akabona yakoze bibi. Nta muntu rero w'intungane 100%, ariko ibyaha umuntu abasha kubirwanya bikemera. Nanjye njya nkunda kugerageza gusoma inkuru za Dawidi, mbyumvaho ngo yari umunyabyaha uko yakoraga ibyaha nawe, ariko yari umuntu uzi kwihana Imana ikamubabarira. Murakoze rero kutuganiriza. Ntabwo uyu munsi twari dufite kuvuga ibintu byinshi, uretse ko namwe uko muri hano tutabanigana ijambo, twabahereza umwanya ikintu mwumva
mwatubwira, kuko murabizi abantu bakunda kudukurikirana kenshi baba babafata nk'abaganga kuri bo cyangwa se nk'ababyeyi kuri bo cyangwa nk'abarimu kuri bo. Urumva rero kuba wageze kuri kamera za Kubaho Uwiteka TV ntabwo ushobora kutugendana nta kintu cy'inama duhaye, nta kintu cy'inkomezi muri uru rugendo duhaye. Buri muntu tumuhaye iminota itari myinshi, gerageze ashaka ikintu yumva yatubwira, ubundi dusoze tuzasubire nabo ubutaha. Ikintu mva nagira inama abantu badukurikiye ni uko nabakangurira yuko gukizwa ari ibintu byiza bihesha umuntu amahoro. Gukizwa bituma imiryango yacu ibaho neza. Ishingiro ryacu ry'ubuzima ryose rishingiye ku gukizwa. Gukizwa ni isoko y'ibikorwa byacu byose. Icyo nakangurira buri umwe wese, ndumva namushishikariza yuko yakunda Imana kandi agakunda gusenga, akumva n'umwuka w'Uwiteka. Kandi ibiganiro tuba tugiriye ahantu bikajya birangirira aho, bijye bigira aho bivana ababyumva, bijye nawe bashyitsa. Ni ukuri umuntu uzajya wumva ijambo twavuze ntakaripfusha ubusa, ajye ariha agaciro. Murakoze. Murakoze. Nanjye icyo navuga mbwira abakunzi ba Kubaho Uwiteka TV bari hafi bari kure, ni uko gusenga bivana umuntu mu mpagarara. Impagarara ni mu gihe umuntu yabuze epfo na ruguru, igihe umuntu adafite aho kwirukira, igihe umuntu abona byamuyobeye. Iyo rero byageze aho biyobera umuntu ahungira ku Uwiteka akamubwira ibyo akeneye byose, kandi Imana ijya ibasha kumva. Gusenga Uwiteka bimara imibabaro ndetse bigahumuriza imitima. Umuririmbyi yararirimbye ngo bitsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Iyo ufite ibihe byiza byo gusenga, usenga Imana n'umutima wawe wejejwe, ugasenga Imana uyiringiye, uyibwira nk'ubwira Data wa twese mwiza. Yesu yigeze abwira abantu ati, ko muri babi kandi mukaba mubasha guhereza abana banyu ibyiza, ni gute se wo mu ijuru we yananirwa kumva abantu bamutakira ku manywa na nijoro? Ni ukuvuga ngo Imana ihora itegereje. Ni nako umuririmbyi yaririmbye ko abana be baza bamusanze, kandi nawe ngo bayiteguye kubakemura. Niko umuririmbyi yaririmbye. Muri cya gihe ashobora kuba akennye umutekano, ashobora kuba abuze amahoro kubw'inzara, ashobora kuba abuze amahoro kubw'intambara yenda y'abantu bashaka kumwica, ashobora kuba abuze amahoro, ashobora kuba afite intambara z'abantu, ashobora kuba nta kazi afite, ashobora kuba nako yari afite bagiye kukamwirukanaho. Umuti nta wundi ni ugusenga, kubera ko gusenga kumara imibabaro, gusenga bihumuriza umutima, kandi gusenga bitsinda ubukana bw'umwanzi. Naho Satani yaza afite amakakama, gusenga byemeza umuntu yuko asubiza. Ikintu cy'ingenzi rero ni ukwihereza Yesu Kristo, ukamusenga umwiringiye. Haleluya. Amen. Inama naha umuntu wese unyumva, kandi inama ntabwo ari n'ibyo nkora. N'ibyo nkora iyo nahuye n'ikibazo, njya gusenga. Kandi iyo nsenze nta n'igisubizo. Iyo ntagitahanye uwo munsi, ndakibona mu minsi mike yikurikiye. Iyo ntakibonye mu minsi mike yikurikiye, hari ijwi ry'Imana riza rikambwira, nkayitegereza. Haleluya. Amen. Nkayitegereza nyiringiye. Niba wubashye Uwiteka rero, ugomba no kumusenga, kuko gusenga Uwiteka ni uburyo bwo kuganira nawe. Niho Uwiteka ategerereza abantu be kugira ngo abafashe, amenye imibabaro bafite.
niho mu mashengesho niho Uwiteka ajya ahurira n'abantu ngo bakize indwara. Mu mashengesho niho Uwiteka ahurira nawe ngo yirukane amadayimoni. Niho Uwiteka ahurira n'abantu be kugira ngo abamare ubukene ubwo ari bwo bwose. Ngiye rero nashishikariza abantu gusenga, kuko Imana yonyine niyo yo kwegerwa, nta mpamvu yo kujya kuraguza. Kubera ko Imana itangira ubuntu. Murakoze cyane. Ese buriya hari ikintu kimwe cy'ingenzi twari twibagiwe mu byihanganire. Hari abantu kuri iyi si tuba turimo ibice byinshi cyangwa se ingeri nyinshi. Hari nk'umuntu uba waravutse akavukira mu muryango udasenga, batagira idini muri make. Urumva uwo muntu nta ruhare aba abigizemo kugira ngo akure ari kure cyane y'ubuzima bw'urusengero. Imyaka 10 ikikubitamo, 20 ikikubitamo, nta rusengero ajyamo. Ukabona arinze agira imyaka yo kuba yanakubaka urugo, nta dini afite. Cyakora kugira ngo wenda asezerane, agashaka n'abayihishe bimwe batekinika nk'ukwezi kumwe kugira ngo abone aho azasezeranira. Nyuma yo gusezerana agahita abireka byose, akabura uburyo azajya asenga. Nk'ubu hari ubuhamya bw'umuntu nigeze kumva arimo avuga ngo yabuze aho asengera burundu, byaramunaniye. Areba kwinjira mu rusengero byonyine ngo akibaza n'ukuntu abantu bari bwibaze nibamubona yinjiye. Umuntu nk'uwo nguwo ufite ikibazo cyo kubura aho asengera, mwamubwira iki? Mwamugiriye inama? Ko bahari benshi baba bibaza ati noneho nibambona mu rusengero biragenda gute? Ukuntu nzwi, ukuntu namenyekanye, ukuntu meze, biragenda gute? Byaterwa n'ikintu gituma atajya gusenga. Kuko hari umuntu ushobora kutajya mu rusengero kubera ko apinga abajya mu rusengero, cyangwa se ntajye mu rusengero kubera ko n'umutima yakoze ibyaha bituma n'umutima we udashobora no kuhatekereza. Hari n'umuntu ushobora kutajyayo kubera ubunebwe, akumva atahaguruka. Hari n'umuntu uba yabifetse akavuga ati ese basenga ubundi basenga iki? Hari n'abatemera ko Imana ibaho. Bityo rero nibatemera ko Imana ibaho, bakabatemera ko ikora imirimo, bumva ntazajya no mu rusengero. Umuntu wese rero namushishikariza kugira ahantu ateranira, kuko burya idini nabyo ni umuryango. Umuntu wese agomba kugira umuryango akoreramo imirimo, kandi yageramo akaba yejejwe muri ryo. Kubera ko na Yesu yaravuze ngo ntimuzajye mwirengagiza guterana. Twari tumaze kubona yuko mu masengesho Uwiteka ajya yururukira hagati mu bantu, akaza kubamara imibabaro. Nabo baba babonye umwanya bacitse imirimo, bakayibwira nabo ibibababaje. Ubwo rero agomba kujya mu rusengero. Hari abantu bamwe bajya bavuga bati jewe nzajya numvira iteraniro kuri radiyo, abandi bati nzajya basofi banyujije nzajya ndeba ibyo banyujije kuri YouTube channel, abandi bati ngiye nzajya nguma iwanjye, Imana iba ahantu hose. Ariko Yesu yaravuze ngo ntimukirengagize guterana kwera. Ubwo ukurikije ka kantu njya numva bavuga ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye. Yesu yaravuze ngo ahantu abantu 2 cyangwa barenze umubare wa 2 bazateranira, Imana izaba ihari. Buri niba utagiye aho abandi bari se, ubwo nawe nta Mana nyine iri iruhande rwawe. Kandi umunyarwanda yigeze avuga ati ngo bayambariza kwishiga mukabarahira mu ivu. Umuntu aba agomba gutambuka, kandi iyo abantu bari gusenga ugenda wumva ubuhamya bw'iby'abandi ukagufasha. Niba ufite indwara yananiranye, iyo ugeze mu rusengero wumva umuntu wakize indwara imeze nk'iyawe cyangwa inaruti yawe, ubwo ugahita ugenda ugaca mu nzira yakiriyemo. Hari igihe wenda ushobora kuba umuntu ntazo yari afite, bagatanga ubuhamya bw'ukuntu umuntu yubakiwe inzu, nawe ugahumurizwa. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba yarahuye n'ingorane wenda zo kugira idene,
akumva umuntu ashima Imana ati Imana yanyishyuriye idene, bityo umuntu akagenda aruhuka mu mutima kandi amenya n'inzira ibibazo bikemukiramo. Oya n'umuririmbyi aratubwira ngo buri wese mu itorero ngo kandi ubejejwe muri ryo. Muri muririmbyi akatubwira ngo mu nzu ya data ni heza ngo hatonyanga imigisha. Ntabwo utageze mu rusengero cyangwa mu iteraniro ryera ntabwo wazamenya amakuru y'Imana. Kugira ngo icya mbere ni amakuru. Ufite radiyo Rwanda ntuyumve ntabwo wamenya amakuru, ntamenya aho iterambere rigeze. Kimwe n'uko utagiye mu rusengero utamenya ibyiza byo gusenga n'ibyiza by'Imana. Ntabwo ikintu cyose utageze kuri teri wamenya icyiza cyacyo, ntamenya n'akamaro kacyo. Ni muri urwo rwego rero twashishikariza abo ngabo bariho cyangwa se waba uzi bagenzi bawe, ni ukuri byaba byiza ko bajya bagera mu nzu y'Imana. Iyo bageze mu nzu y'Imana urabohoka. Mu nzu y'Imana hakiriramo abarwayi. Mu nzu y'Imana iyo ukennye urahakirira. Mu nzu y'Imana iyo ubuze amore yaguha. Utari mu nzu y'Imana ubwo uri umwe muri ba bandi ngo hari umwana w'ubugingo n'uwo kurimbuka, ariko byiza nkavuga butumwa buriza twamushishikariza ko aba umwana w'Imana. Ubwo ni nka ba bandi bavuze ngo umunyeshuri waherewe amasomo abandi bose bigiye ku ishuri bayahererwa mu rugo, buri munsi bakamuzanira ibyo abandi bize nawe akabyiga. Ageze mu kizami ubundi amera nk'utarize. None se ikizamini kugikoreshwa nande ntiyageze mu ishuri? Kuko atigiye aho abandi bari. Mbese ubundi hari ishuri yigeze ageramo ugakoreshwa ikizamini? Ntiyigera akurikirana ku kibaho ngo amenye ukuntu mwarimu asubiza ikibazo. Ikindi ntiyigeze abana n'abandi bana mu igurupe ngo bungurane ibitekerezo. Burya mu mashengesho abantu bungurana ibitekerezo, cyane yuko abantu bagiye bafite impano zitandukanye kandi bafite n'ubwenge butandukanye, ndetse n'uburyo bwo gutanga ubwo bwenge nabyo bitandukanye. Bityo rero iyo umuntu yagiye mu rusengero aba ameze nk'uwanyweye igikoma akarya ibiryo by'amoko yose. Ariko iyo ugumye iwawe ntekereza ko na bwa bwoko bumwe bw'ibiryo ntabwo uba ufite. Kubera ko kera bigeze baca umugani baravuga ngo umuntu umwe ngo arya bihora. Hari igihe umuntu agira ubute iyo ari wenyine, yaba ari muzima akumva yuko ibi bihagije, cyangwa wenda akaba ari aho gusa ari uwo kwirira no kwinywera no kwiryamira. Ni byiza ni ukuri. Uyu munsi ntekereza yuko atari njyewe njyenyine ufashijwe, n'abandi bose bari buze kuza kwishimira iki kiganiro. Nimureke dusoze, twe kurambirana cyane. Abantu muri komanteri bazajya batwandikira. Hari abantu bishimiye pastor cyangwa se umukozi w'Imana. Harya buri umuntu wese ushobora kumwita pasiteri cyangwa ni ranka riherezwa umuntu ufite aho wabyemerewe imbere y'Imana yabihereye ububasha. Ubwo se umuntu w'umuvugabutumwa ushaka kumwubaha washyiraho akahe? Profete. Umuvugabutumwa ari umuvugabutumwa, kuba pastor ni ibintu biharanirwa kandi Imana ikabyemeza. Ubwo ntabwo wafata umuntu w'umuvugabutumwa ngo umwite pasiteri wakosheje. Pasiteri aba yararambitsweho ibiganza by'abakuru, aba yarasutsweho n'amavuta, aba yarasutsweho n'amavuta, aba yarasengewe. Ariko ubutumwa ushobora kuvuga utanasengewe. Ese abaririmbyi baba barasengeye? Ese abahanuzi baba barasengeye? baba barahamagara. Mu matorero hasengerwa abadiyakoni n'abapasiteri gusa, n'abavugabutumwa ntibasengerwa. Nuko aba baririmbyi hakabaho n'abahanzi. Urumva abahanzi bari ku rwego rwo hejuru y'abaririmbyi. Ntabwo wafata umuririmbyi ngo umwete umuhanzi kandi atazi guhanga iyo bijya. Ntabwo wafata umuvugabutumwa ngo umugire pasiteri. Murakoze kudukosora. Nayo ndimo rero mvuga, hari abantu benshi bashobora kuza kwishimira umuvugabutumwa, dore kandi nanone nayo ngiye kongera kuvuga pasiteri Make. Ubwo ngubwo buriya wasanga ndimo ndabikwifuriza mu gihe gito bikazaba, kubera ko n'undi nabonye mubwiriza neza. Abantu nibaza kubakunda bazadusabe tubagarure. Ni ukwandika muri komanteri ukatubwira ukuntu ibintu bibona, icyo ubona ukaduha igitekerezo cyawe n'inyunganizi yawe, nta kibitwaye. Turabashimiye rero, Imana nibahereza umugisha mwinshi mwinshi mwinshi, ibagurira imbago
umunsi ku wundi tujye twumva amakuru meza abavaho n'ibiganiro byiza mudutegurira umunsi ku wundi. Rero Imana nibahereza umugisha, namwe twabanye mwakoze kuhaba. Bye, ciao ciao. Bye bye.